amakuru ya The Ben waba uyazi? Ndayazi cyane, turavugana cyane. Nko muri iyi minsi ho hari indirimbo twakoze tukiri abana, turi abana bato cyane. So ejo bundi sinzi ukuntu twayibutse turi kuganira, turavuga ko iriya ndirimbo ubundi wayikora. Indirimbo twahimbye tukiri abana, ndakeka Ben yari afite nk'imyaka nk'icyenda gutyo 10. Nanjye nari mutoya. Yes, iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe. Uyu ni Emi Rwanda, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi y'abastari, abahanzi batandukanye, imikino, gospel n'ibindi byose. Uyu munsi rero tubafitiye umutima udasanzwe. Twabwiye ko tuzabazengurutsa igihugu. Uyu munsi turi kumwe n'umuraperi. Yatangira bibwira gutya: nyita Mili Bandana, intwari iri mu mutwe, niga ntwika microphone man, shaka hood nyumve, iyi si ni kuzimu, nanjye ndi umuzimu, turya twatetse imitwe by'abapfu n'abapfumo, hashize hari somo, shira amagara ku isoko, nta kiraka nta nshuti, ubu magara yitwa do. Ndakeka ari ibyo, biracyari ni byinshi cyane. Mwamwumvishije ni umusaza Green P. Murabona ubu ngubu uyu munsi tubafite ibintu byinshi, turi gukina agakino, sinzi uyu munsi ko kari burangira, ariko reka dutangire ikiganiro cyacu. Green P, ko wabuze? Ase buriya narabuze ra, ndahari, ntago nabuze byo kuvuga ngo narabuze, ariko ndahari, mbafitiye byinshi cyane, uretse ko navanzemo n'akazi bisanzwe, guhiga imifungo, kubera ko rap tuyikora, kubera ko tuyikunda, turi mu maraso. Ariko ntago nabuze cyane, ndahari kabisa. Impamvu nge nkubajije ko wabuze, nta mizigo, nta ndirimbo nshyashya ziri hanze zawe, nta gikorwa na kimwe muri uno mwaka urimo tugenera, bimeze bite? Muri uyu mwaka hari ibikorwa nakoze. Nashize hanze indirimbo bita muri nge, shira hanze indi ndirimbo ndi kumwe na Pifla na Mukadaf na Young Grace, shira hanze indirimbo ndi kumwe na Fireman nubwo yasohotse adahari. So urebye nakoze ama audio menshi, ubu ngubu icyo ndi kwibandaho ni amavideo, niyo ndi kugerageza gukora ko audio zo ubu ngubu urebye ntago zigishyushye cyane. Green P, urabona imyaka ishize ni myinshi, uko imyaka igenda ishira nako umuziki nyarwanda ugenda utera imbere, ariko ugasanga umuziki ujyanye na hip hop niwe muziki uri gusigara inyuma. Urabona hari kuza abana benshi bakora umuziki, ariko ugasanga abantu baririmba injyana ya hip hop bari hasi cyane. Biri guterwa n'iki? Hip hop yapfiriye mu iterura, niko navuga. Ntago yigeze igira abarwanashyaka babifitiye urukundo. Abantu benshi abo twatangiranye bamwe na bamwe bo bikundiraga gusa kuba fame, kubona amafaranga, kurya enjoy n'iki. Ntago bari bafite umutima wo gukunda hip hop ngo bayipevere, bayikunde, bayikurikirane paka babonye hari level igezeho. So n'abantu bo byitwaga ko bari gukora music gusa tu. Niyo mpamvu ubona ko kuri iyi saha hari ukundi kuntu izindi njyana zisa nkaho zayisize ku bintu byanye n'akantu, ariko ku bintu byanye no gukundwa hip hop niyo njyana ikunzwe, urabizi. Hari icyo ukomojeho ku kintu kijyanye n'akantu. Ushatse kuvuga ko mu muziki kugira ngo umuhanzi atere imbere cyangwa se ibihangano by'umuntu bibashe kuba byajya hanze, hari ikindi kintu byaba bisaba? Urebye nkatwe nkatwe tuba twaratangiye nta management, ntaki, ari ukwihiringa we ku giti cyawe. Ahanini byasabaga gusa umutima wo gukunda icyo kintu tu, ariko muri iki gihe tugezemo ntago ari icyo cyonyine gihagije, kuko ubu ngubu gukora music bisaba ko ushobora kuba uri umuririmbyi mwiza, ariko ugasanga ukorera muri studio ya 4, ugasanga ukorera amashusho ya 4, ugasanga ibindi bintu birakubangamira, kandi mu by'ukuri uri umuririmbyi mwiza. So niyo mpamvu kuri iki gihe hasigaye hakenewemo akantu kugira ngo haze ibintu biri kuri standard nziza. Yes, ibintu biri kuri standard nziza. Iyi ni yawe TV ukomeje gukurikirana, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi. Uyu mwaka twababwiye ko twibanda ku njyana ya hip hop. Injyana ya hip hop niyo njyana iri mu njyana ziri hasi muri uno mwaka. Umuziki wa hip hop uri kure cyane.
reka njye nkubaze ikindi kibazo. Hari abanyamakuru benshi cyangwa se abandi bahanzi muri rusange bamaze iminsi bikoma radiyo yitwa Kiss FM, kariyo n'umunyamakuru wayo Uncle Austin, kariyo bashobora kuba bishe injyana ya hip hop bashubije hasi. Wowe ibyo bintu bivuga iki? Njyewe ibyo sinigeze mbitindaho cyane, kuko buriya nkeka ko buri muntu ukoze project runaka aba afite ikintu agambiriye tu. Kiss FM kuva yatangira ntago bigeze bakina hip hop, banatubwiraga ko kabisa bo badakeneye gukina izo njyana za hip hop. Njyewe kuri side yanjye ndabumva, kubera ko buri wese aba afite ambition yari afite iyo ajya gukora project ye. Ntago wamuveba, ni nkuko nanjye nshaka gukora radio ikina hip hop gusa, kubera ko nanjye nshaka gupromotinga hip hop. Rero ntago njyewe nabibonyemo nk'ikibazo, buri wese aba afite ikintu ashaka guteza imbere, ahubwo wenda nimba abantu baracitse intege kubera ko we ya promotinze ibyo bintu bye, hazeho n'abandi nabo ba promoting ibyabo. Numva ko nta kosa yakoze, we nawe yakoze akazi ke kandi gafite icyo byamugejejeho ku giti cye. Yeah. So ukaba uvuga ko ibyo Kiss FM ikora ko bidakina hip hop nta kibazo kibirimo. Ese ko usanga abaturage benshi muri rusange bakurikirana Kiss FM, noneho ugasanga n'amaradiyo menshi, hari uvuga ko mu bahanzi bakora injyana hip hop waravuze ko amaradiyo yose yakurikiye style ya Kiss FM, nta ndirimbo n'imwe ya hip hop ku maradiyo igikinwa. Ese intandaro suko na Kiss FM yabifite muri ari, kandi hari abaturage benshi bakurikirana Kiss FM kandi bakunda n'injyana ya hip hop bakaba batabasha kuyumva? Uko mbyumva njyewe numva ko ahubwo intandaro ari nabyita gute, sinabyita nko kudasobanukirwa neza kw'abo bantu bandi bafollowinze Kiss FM. Kiss FM mu by'ukuri ahubwo ibyo ni ibigaragaza ko yabaye successful mu byo yashaka gukora, ku buryo isigaye ari leader, abandi ari aba followers. Urumva? Kandi ubundi uba ugomba kugira spirit yo kuba mu leader. Urumva? Ntugakurikira ibyo abandi bakoze ngo nawe bari byo ukora, ngo wigane iby'abandi, nawe kora ibyawe. Kiss FM nimba yarazanye ibyayo bikaba successful, ntago bisobanuye ngo n'abandi bose bari byo bakurikira. N'abandi nabo bazana icyabo, nabo bagishiremo ingufu bagiteza imbere, nacyo kizaba successful. Ntago ari ngombwa ngo nimba Kiss FM yarazanye gahunda yayo ariyo gahunda n'andi maradiyo agenderaho, ahubwo abo bakuye andi maradiyo njyewe nababonamo ikibazo kabisa nimba Kiss FM yarabaganje bakagendera muri gahunda zayo. Uvuze ko Kiss FM nta kibazo, reka tugaruke ku ruhande. Uzi icyo nsobanura se? Kuri njyewe ku rundi ruhande ni ikibazo kuba badakunda hip hop kandi ari injyana yanjye. Urumva? Ariko sinabarenganya ko badakunda hip hop. Hari abantu benshi badakunda hip hop, nubwo hip hop ifite abafana benshi. Urebye mu Rwanda majorite y'abanyarwanda bakunda umuziki bakunda hip hop. So nimba Kiss FM yo batarakundaga hip hop bakaganza babandi bakunda hip hop, ikibazo nkibona kuri babandi baganjwe tu. Na wundi Kiss FM kuba idakina hip hop kuri side yanjye ni ikibazo, ntago byanshimishije ko nifuza ko hip hop itera imbere, ariko bagira gahunda zabo, ntago nabaveba ngo ko bafite gahunda zabo, ntago nabyivangamo kabisa. Ese kuba Kiss FM idakina hip hop kuri radio yabo, ese ni wasanga ari ikibazo cy'abahanzi b'injyana ya hip hop? Oya, ntago ari ikibazo cy'abahanzi bakora hip hop, kuko izindi radio zirabakina. Nimba wenda we ku mugani wawe kuri ubu ngubu batakibakina kubera ko ari Kiss FM yabitangije, ariko barabakinaga kandi nta kibazo byatezaga. Ntago ikibazo ari cy'abahanzi ba hip hop, ahubwo wenda Kiss FM ifite gahunda zayo zo kugira iyindi njyana bashaka gupromotinga itari hip hop. Ntaho bihuriye n'abakora hip hop. Sinzi kereka nimba abakora hip hop barazaga muri studio za Kiss FM akaba ariho babikorera cyangwa se bagatezamo akavuyo, ariko ni audio yageragayo, ntago ari umuntu wajyagayo. Sinumva ko audio hari ikibazo yateza. Ese nkobajije wenda tutabiciye ku ruhande, ni wasanga hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma kuba Kiss FM idakina indirimbo za hip hop, ugasanga wenda ni hari mugenzi wawe ejo bundi wambwiye ngo akeneye balance mu muziki nyarwanda, ko hari abapeti bari kuzamuka mu muziki akihiringa akora indirimbo akanihiringa atanga amafaranga kugira ngo indirimbo yiwe ikinwe. Ese ni wasanga hagati yanyu
n'abahanzi baririmba injyana ya hip hop n'icyo gitangazamakuru ariho hari ikibazo cyangwa mwebwe ubwanyu hari ahandi hantu mutari kubishyira? So sinzi ikibazo mutari kumva neza kuko ngewe ndi kumva ari urucabana kubera ko radio umuntu washinze radio afite gahunda yari afite ajya gushinga radio urumva we ni nkuko ngewe nakora radio nk'urugero ya Zuka nkavuga ni radio yangiza ikina Zuka nicyo kintu nayikoreye urumva rero nta kindi kibazo ndi kubonamo we ni gahunda yihaye so kuvuga ngo baraperi ikibazo bamuteye abakora afrobeat ikibazo bamuteye we arashaka guteza imbere iyo njyana ya Zuka tout simplement niyo mpamvu yakoze iyo radio rero nimba koze iyo radio ikaba successful abantu bose bakayumva abantu bakayikunda bakayikurikira ntago bisobanuye ko n'andi maradiyo yakinaga izindi njyana yose ahita following ya indi yakinnye Zuke ngo nabo bose bahite bajya muri Zuke icyo cyaba ari ikibazo cyabo urumva naho ubundi Kiss FM yatangiye radio ifite ambition yo gukina izindi njyana hatarimo hip hop. That's it. Yes, iyi ni yawe TV gikurikiranye, uyu ni Emi Rwanda, uyu ni Green P, turi kumwe hano turi ku kibazo cy'injyana ya hip hop. Hip hop muri no minsi yasubiye inyuma uyu mwaka 2019 ariko yawe TV gahunda ishize imbere no kuzamura injyana ya hip hop. Ese wowe Green P abavuga ko nano tuve kuri urwo ruhande ko nanone abaraperi mu bigiramo uruhare kuba injyana ya hip hop itazamuka ngo ibe yajya ku yindi level n'izindi njyana R&B, Afrobeat, bakavuga ko discipline iri mu bahanzi baririmba hip hop aricyo kibazo gituma batazamuka? Discipline iri mu bantu muri rusange ntago ari kuvuga ngo na abahanzi ba hip hop. Icyo ngicyo nacyo abantu bakwiye kugitandukanya. Ni umuntu ku giti cye ntago ari njyana. Sibyo? Kuko ibyo bituma n'abandi bajene bakiri batoya bashaka gukora hip hop bayanga kubera ko bazi ko nayikora iyo image iri bumujyeho yuko ari indiscipline. Urumva ugasanga arabikunda ariko yanze kubikora kubera ko yatinye ko navuga ngo akora hip hop abantu bari buhite bamubona muri iyo sura. So twebwe tugitangira twarwanye iyo ntambara cyane abantu kumva ko ukora hip hop nguri kirara ibiki nta bihuriye n'ukuri. Ndakubwiza ukuri discipline n'umuntu ku giti cye kandi noneho ahanini sorry ukuntu abantu babyibeshaho cyane. Abantu bakora injyana ya hip hop bavuga ibintu bijyanye n'amarangamutima y'abantu n'imibereho y'abantu n'agahinda kari mu bantu ibintu bibabaje n'ibishimishije ariko iyo hari bibabaje byinshi nibyo usanga bibandaho cyane kurusha kuririmba ibintu bishimishije. So umuntu rero usobanukiwe n'ibyo bintu ahanini iyo wize psychology biroroshye kubyumva aba yaraciye mu buzima butari bwiza noneho bwa buzima yaciyemo butari bwiza bukamutera kunywa itabi, kunywa inzoga, hari abanywa n'imogi, hari abagera ku yindi level ya drugs. So ugasanga kubera ubuzima yanyuzemo nibyo byamuteye gukora ibyo bintu ariko ntaho bihuriye na hip hop. None ibyo ngibyo ugasanga nimba abikoze akora na hip hop abantu barita cyane kuri bya bintu akora kuruta kwita kuri ku muziki akora. So ugasanga ibyo bintu biri kwangiza image ya hip hop. Rero ntago wabishira ku bantu bose, hariho n'abandi b'abaraperi bafite imico myiza. Nago urugero nkanjye kabisa naciye mu bihe bibi, naciye mu byaha byinshi ariko mu by'ukuri nageze aho abana sinzi ukuntu akubwira nahuye n'umusaraba wa Jesus narorokowe nabaye mu Kristo ubu ngubu. Nago ubuhamya bwinshi nakubwira byinshi nanyuzemo ariko kuri isaha Imana yarambabariye ibyaha byanjye nubwo byari byinshi biremereye andi umuntu yumva atababarirwa ariko Imana irakubabarira ikanaguhumuriza ukagera ukumva ko warababariwe umeze neza. Ubu warakijijwe? Seriously narakijijwe kabisa. Noneho ubu tukwitega ko mu minsi iri imbere uraza kuba n'umuhanzi wa gospel ariko bicishe muri hip hop? Ntago mvuga ko ngiye kuba umuhanzi wa gospel
nka kwa kundi nyine abantu bahita babyumva ngo ubwo ugiye gukora gospel, ngiye gukomeza nkore injyana nakoraga, ariko wenda hari bizahindukamo, ntago nzaba nkiri wa mu gangster uvuga amagambo mabi, uvuga ibintu bidahesha Imana icyubahiro of course, ariko ngiye gukora ibintu byigisha abantu muri rusange, kuko nk'indirimbo nyinshi ahanini twakoraga zabaga ari indirimbo zigisha abantu, zivuga stories zo ku mihanda, zivuga abana bababaye, kuko nk'indirimbo ya Bulldog Imfubyi nayo wayibarira muri gospel, kuko n'indirimbo nayo ubwayo imeze nk'isengesho. So ni ira kind ya zira ndirimbo tugiye gukora twigisha abantu, dufasha urubyiruko kuva muri drugs, kutanyura mu nzira nk'izo twe twanyuzemo. So numva ko ari urwo ruhare ngiye kugera muri societe kurusha uko mbere twakoraga ama interview, tunywa amafege, tunywa amayoga, twasaze. So ubu ngubu nicyo kintu kigiye guhinduka. Ya urakoze cyane, unteye amatsiko menshi kumbwira ngo warakijijwe. Yawe TV ku bantu muyikurikiye, uyu munsi turi kumwe na Green P, ambwiye akantu ko ari surprise ngo warakijijwe. Pefra, hari indirimbo imwe ya gospel wabuze ubu ngubu? Ya gospel gute? Akaririmbo ku buryo wakaririmba? Ka gospel kangese cyangwa indirimbo yo mu rusengero? Indirimbo yo mu rusengero muririmba? Ni nyinshi. Naguhera wenda nko kuyo kuguha ubuhamya bwanjye. Hari indirimbo banjye ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, ndi umukristo naho ni byinshi indirimbo nyinshi. Wow. Ya reka tugaruke mu muziki. Hari akantu kamaze iminsi gatrendinga muri social media, aho Ama-G The Black yibasira mu bahanzi bamwe na bamwe mukora injyana hip hop. Ama-G The Black yibasira Pfra, kandi Pfra ni inshuti yawe, no umuvandimwe mugenzi wawe, mwabanye mu itsinda rya Tough Gang, muzamukana mu muziki. Ariko iyo wumva nk'umuntu nka Ama-G The Black waje abasanga mu muziki wa hip hop, ese ubundi wewe wemera ko Ama-G The Black akora hip hop? Ama-G The Black akora umuziki muri rusange, ari igihe avanga agakora hip hop, ari igihe akora afrobeat, ari igihe aravanga, akora style nyinshi. Ntago akora hip hop yonyine. Ku buryo wamubarira mu hip hop ikintu abantu badasobanukiweho, hip hop ni culture, hanyuma rap ikaba icyo umuntu ufite iyo culture akora. Urumva hari umuntu ufite culture ya hip hop ariko akaba adakora rap gusa, wamubona ukabona imikorere, imivugire, imigendere, ukabona icyo kintu cya hip hop kimurimo nubwo atajya kuri microphone ngo arape. So iyo culture ya hip hop, hari abasani benshi hano mu Rwanda bibeshyira ko bakora hip hop kandi uwo muco batawufite. Nuko ko nagusubiza. Ubwo Ama-G The Black ntago ifitemo culture hip hop, ahubwo wakora umuziki muri rusange. Ya no mu musicien kabisa. Sasa njyewe ndagira ngo tuganire kuri iki kintu kijyanye na hip hop. Urabona ari iki cyakorwa kugira ngo hip hop yongere igaruke kuri level ihure n'indi miziki noneho isanzwe? Mundi ikikubwira ko hip hop inakaze, ntago abaraperi niyo babavugaho, ntago babavugaho mu muziki, babavugaho mu buzima bwabo. Usanga bakugendaho cyane mu buzima ubayeho kurusha uko bagenda ku muziki uri gukora. So ikintu numva cyahinduka cyane ni mu mitekerereze y'abanyamakuru. Umuraperi nawe ni umuntu nk'abandi, uretse ko ari umuntu hip hop ukora rap. Nawe ni umuntu nk'abandi, nawe agira mistake nk'iz'abandi, nawe ameze nk'abandi bantu muri rusange. So ikintu nabwira abanyamakuru kugira ngo injyana yacu itere imbere, bikuremo gutangaza inkuru z'umuraperi ziri negative cyane. Kuko
hari n'ibintu biri positive cyane, bagendere cyane kuri side iri positive, bigire cyane kuri industry yo muri Amerika. Muri Amerika iyo umuntu yakoze agakosa ntago media ishobora gutangaza iryo kosa, batangaza ibyiza, ahubwo batangaza ko ari muri studio, ari gutegura tuwa, afite show, yagiye gusura abana n'aha, yagiye gukora ibintu biri positive, nibyo bamamaza cyane kurusha ibiri negative. Sasa hano mu Rwanda iyo bavuze ku muraperi buri gihe bamushaka inkuru iri negative. Sasa ibyo rero bigenda bituma bafana ba hip hop bagenda bavuga ba bantu du following izi zabo reka, kandi hari ibintu byiza bakora ariko byo barabihisha, urumva byo barabihisha. Ni nk'ukuntu abantu bishizemo ngo abantu bakora hip hop ngo nta rukundo bagira, ugasanga nk'icyo kintu kiba mu bantu bose bakubwira ko nta rukundo bagira, ariko urebye mu by'ukuri kuva ino generation yacu ya music yatangiza music industry yo mu Rwanda, abaraperi nibo bantu bari mariye, nibo bantu babana n'abagore babo, nibo bantu bakoze mariage zizwi. Nta muntu wa R&B twari twumva ngo wakoze ubukwe, urumva abaraperi nibo bumva ngo bakoze mariage, abo ba Riderman bose ugenda ubona babana n'abagore babo kandi babanye neza. Ariko abantu ba R&B bo ni abantu bashukura cyane, birirwa mu bakobwa mbese, kandi ugasanga image iri ku baraperi nuko nta rukundo bagira. So naka example gato nguhaye ko imitekerereze y'abantu ikwiye guhinduka, bakazana ibintu biri positive, pana gushira imbere ibintu biri negative, bituma na ya public yacu hari ukuntu igenda yiramanta paka bakagenda bazinuka iyo njyana, kubera media niho bituruka. Naho ubundi babafashe bavuga ibintu biri positive, nabo bazagira courage, nabo babakorera ibintu bizima. Kandi ndakubwiza ukuri ko abaraperi ni nabo bakozi cyane tugira muri music kurusha abandi bose. Uvuze ijambo rikomeye cyane, uvuze ko itangazamakuru rivuga ibintu biri positive cyane cyangwa ibintu biri negative ku njyana ya hip hop cyangwa ku baririmbyi bayo. Ugeraho uravuga ati ku bantu baririmba injyana ya R&B barashukura cyane mu tuntu twinshi. Icyo kintu uvuze kirakomeye. Ushatse kuvuga ko abantu baririmba injyana ya R&B muri make bo bakunda kwishyira imbere cyane kuruta abantu b'abaraperi kuko muba mutuje. Bigira beza niba abantu usanga wenda abaraperi n'ikindi niba abantu batazi guca ibintu ku ruhande, akubwira reality y'ikintu uko kimeze. Nta niyo byaba ari bibi arabikubwira tu, urumva iyo arakaye uhita umubona mu isura ko yarakaye. Nta mpamvu yo kwijijisha ngo agusekere ngo ejo ngo aguce inyuma gukorera ibara, no, ararakara ku kanya ukabibona ko yarakaye. Sasa iyo niyo karakteri nziza nge nakwifuza ko umuntu wese yagira, nta bintu by'uburyarya, nta bintu byo gucenga ku ruhande. So usanga ariko kantu abantu bakora R&B bakoresha, kandi ukabona nibyo abantu bakunda abantu bababeshya, abantu bakunda abantu babaryarya, abantu banga umuntu babwiza ukuri. So icyo nicyo kintu rero usanga abaraperi bazira cyane, kubera ko n'abanyakuri, ni abantu batazi guhisha amarangamutima yabo, urumva rero icyo kintu ugasanga nicyo gisa nkaho giteje ikibazo kandi cyakabaye ari igisubizo, urumva nicyo kibazo kabisa. Hari ikindi kintu abaraperi mukunze gushinja abantu baririmba izindi njyana. Ejo bundi Pifra yarambwiye ko mwebwe iyo muri studio akenshi mwitabaza abantu baririmba injyana ya R&B bakabafasha mu ndirimbo muririmba. Ese kubera iki wowe ubona ari kubera iki, nihe bipfira impamvu abahanzi baririmba injyana ya R&B batajya babifashisha ngo mubafashe mu makorabo? Baradutinya nicyo kintu cya mbere nakubwira. Baradutinya, hari abantu babibaza ngo ngo guhamagara Green byonyine ngo ukuntu ngashobora no kwita ntukada, ngashobora no kwita ntuka ngo yanambwira nabi, cyangwa se ngo yaza ngo yanyweye inzoga ngo akankubita. Ibintu bitabaho man, ibintu bitabaho. Kandi mu by'ukuri nibyo nakubwiraga, bumva ko bari smart cyane kurusha abandi bantu. So
abaraperi kubera ko wowe uba ushaka ukora umuziki mwiza, abantu baha umuziki mwiza, niyo mpamvu ukora indirimbo ukavuga ati hano hajemo akajwi nk'aka runaka, byarushaho gukora umuziki mwiza abantu bakawukunda. Abandi rero bo arabitinya, hari n'igihe akora indirimbo akavuga indirimbo yaryoha hajemo nka flow ya Green arapsemo hano byaba fresh, ariko akavuga ati Green ni muhamagara wala ashobora no kuntuka. Ugasanga icyo nakubwira baradutinya tu, kandi badutinyira ubusa nta n'ibintu byataye. Yes, iyi ni yawe TV ugikurikiye. Green mise ngize akabazo k'amatsiko, amakuru ya The Ben waba uyazi? Ndayazi cyane, turavugana cyane, nko muri iyi minsi ho turavugana cyane kabisa. Amakuru ye ndayazi pe. Nihe mishinga mushobora kuba na The Ben we mushobora kuba mufite? Nta ndirimbo muri gutegura nk'abavandimwe, bimeze bite ko nta ndirimbo yanyu turabona? Imishinga myinshi ntago iri mu buryo bwa music. Ni imishinga iri mu buryo bwa business, mu buryo bwo gushaka amafaranga, kandi imyinshi iba ari ibanga tu, imyinshi iba ari ibanga. Ariko ku bijyanye na music azaza n'aha muri izi mpera z'uyu mwaka, ndumva azaza itariki 30 z'ukwezi kuri imbere. Ntabwo ngiye kukuvuga, wenda ntabamuteje abantu, ariko agomba kuza. Hari indirimbo twapanze ko tuzasubiramo, hari indirimbo twakoze tukiri abana, turi abana bato cyane. So ejo bundi sinzi ukuntu twayibutse turi kuganira, turavuga ko iriya ndirimbo ubundi wayikora, indirimbo twahimbye tukiri abana. Ndakeka Ben yari afite nk'imyaka nk'icyenda gutyo 10, nanjye nari mutoya. So iyo ndirimbo rero twarayiririmbye ejo bundi turi kuvugana, turavuga iyi ndirimbo reka tuyisubiremo. Urebye niyo projet ya mbere tugiye gukora. Tuzakorana no muri izo tours zimuzanye mu Rwanda. Ku bijyanye na music turi kumwe cyane kabisa. Mfite ikibazo kigira kiti, hano hari abakunzi bawe benshi banumye ibibazo byinshi ngomba kukubaza, ibyo ugomba kubasubiza, ni benshi. Ariko hari uwambajije ngo ubundi wowe uteganya gushaka umugore ryari? Nicyo kibazo rero, icyo kibazo narakibajije bigeraho birarangira. Njyewe mfite urubyaro, so numva ari rwo nagashize imbere cyane kuri ubu kurusha gutekereza byo gushaka umugore. Baby nakunze mu buzima ni baby twabyaranye, ariko asa nkaho ubu ngubu tutari kumwe. So igitekerezo cyo gushaka nacyo cyahise kijya kure cyane. Uko agenda yegera kure ni nako nacyo kigenda. Ariko hari akantu mu minsi ishize katrendinze cyane. Hari umunyamakuru umwe umaze iminsi abibasira, wowe na Pifra, abita inzererezi. Dekate Vivo kuri wowe umufata nk'umuntu bwoko ki kuri wowe? Dekate rero nta n'uwo nzi njyewe, nta n'ukuntu umufata kuko ntawe nzi. Nkumva uko wafata umuntu ni uko wafata umuntu uzi, rero ntago muzi, nta n'ukuntu umufata. Akwita inzererezi, abita inzererezi mutanazi? Sinjya sinjya mbibona, simufollowinga, simzi bye n'ibyo avuga, simbizi kabisa. Sinzi ikintu namuvugaho kuko ntago muzi, nta kintu na kimwe muziho. Green, gira akantu kamwe dusezera abakunzi bawe, bashyiriraho aga hip hop kamwe nk'indirimo nshyashya yawe. Ndabwira cyane abantu bakijijinganya kuri hip hop n'iki. Hari aka verse kakubwira ngo
ngo ikikubwira ko hip hop ari mutamu nukumbona n'agahehe nicaye tamtamu baby wama big bums spika mu mucanga isamaki barotsa uyu munsi nakaronda beat ya big boy nka young D inzamuri rizi high bimwe bibi I'm feel like superman mu muziki sinawuhagarika nubwo nta nigi ibi nibyo bita poetry emotion mba nyumva beat tu manuka imirongo abadagiye basa n'ibiryo batazi na flow barashaka gutegeka muri uru rugo no hano saha imbeba zikinira ahubwo hano naho intore zibyinira tugifita kuka ntimuzareka kubyina peace kuri yawe.com kibaza ikine yeah yali yawe TV nge yali Emi Rwanda ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ukurikirane amakuru menshi y'abastar.